Twongere tubifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kwa natwe umunsi kundi makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko muri hose mukomeza kugenda mugubwa neza, waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Cy'ingenzi nuko ukunze kwa natwe kandi twakugeza amakuru meza akomeza kugenda avugwa. Hanyuma mu minsi mike ishize nibwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yitabiriye cyangwa se yatashye ubukwe bwa Teta Gisa Rwigema, umukobwa wa General Fred Rwigema, akaba na mushiki wa Eric Gisa Rwigema. Abana bombi General Fred Rwigema asize bazwi neza yabyaranye na Janet Rwigema. Hanyuma rero Teta Gisa Rwigema yashakanye na Marvin Manzi, umuhungu wa Louis Kamanzi nyiri Radio Flash na Flash TV. Ni mu bukwe budasanzwe bwarubereye ijisho bwabereye mu mujyi wa Kigali. Ubu bukwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavugiyemo ijambo rikomeye ndetse anasaba ko Eric Gisa Rwigema yagaruka mu Rwanda, cyangwa se wenda akabiyo ashaka kuba ariko atari impamvu zindi runaka nk'uko yagiye abigarukaho cyane ndetse anakomoza nubwo atigeze bivuga mu mazina igihugu cya Uganda ko gishobora kuba cyitambika ku mibanire y'imiryango yombi. Icyo wamenya kuri Teta Gisa Rwigema nuko yize amashuri meza, umenya arabufite. Hanyuma amakuru yatugezeho dufitiye gihamya nuko uyu mukobwa akora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'u Rwanda Minafet. Ntibizwi neza umwanya ashinzwe cyangwa se akoraho, ariko ikigaragara nuko yahawe umwanya muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Akaba rero ari umukozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Minafet. Ntibitangaje nkuko byagarutsweho cyane, umwanya afite muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ntabwo ari umuntu wari wese upfa kuhabona umwanya muri iriya minisiteri. Bisaba ko ufite ubumenyi ku rwego ruhambaye, nkuko Janet Rwigema avuze yuko leta y'u Rwanda nta kitigeze ifasha umuryango we. Abana barize neza kandi barasoza. Kuba rero yabona umwanya muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nibaza yuko nta kintu gitangaje kirimo. Ku rundi ruhande rero umugabo we bashakanye Marvin Manzi, umuhungu wa Louis Kamanzi nyiri Radio Flash na Flash TV, ntibizwi neza umwanya afite, niba akora muri leta cyangwa se akora mu bigenga cyangwa se ari uwikorera, byose ntibizwi. Gusa ikiriho nuko nawe atari umuntu uciriritse, cyane ko nase ntabwo ari umuntu uciriritse, kandi kuba yarongora muri uwo muryango ntabwo ari umuntu wese wo ku rwego runaka ushobora kujya kurongora muri uwo muryango. Ikiriho nuko yaba yikorera cyangwa se akorera leta cyangwa akorera mu bigenga, nuko nawe atari umuntu uciriritse. Ni ubukwe budasanzwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse anavugiyemo ijambo rikomeye nk'uko twabivuze, aho yasabye ko Eric Gisa Rwigema Jr, umuhungu wa General Major Fred Rwigema wagize uruhare mu gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda, yagaruka mu gihugu akima amatwi y'amagambo y'abaturanyi rimwe na rimwe anateranya imiryango. Ni amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu ijambo rye Perezida Kagame yagarutse ku buzima yabanyemo na Rwigema mu bwana ubwo bose bari impunzi muri Uganda bafite munsi y'imyaka 10. Yavuze ko we na Rwigema bagiye babana mu bice bitandukanye bya Uganda birimo Nshungerezi na Toro. Ubwo bari bafite imyaka 8 ngo bakundaga rero guhurira mu rugo rw'umuturanyi wabo nawe wari umunyarwanda, bagiye kumva amateka y'igihugu cyabo harimo n'ibitero byamenyekanye nk'iby'inyenzi. Yavuze ko biri mu byabereye isoko yo gutangiza urugamba rwo rwatumye abanyarwanda bari barahejeje ibishyanga basubira mu gihugu cy'u Rwanda. Ashingiye rero kuri mubano yarafitanye na Rwigema, Perezida Paul Kagame yavuze ko afata Teta Gisa Rwigema nk'umwana we. Ati Teta ni nk'umwana wacu nk'uko dufite abandi bana, akaba umwana wacu kubera ko ari umwana wa Gisa na Janet. Ati kandi akaba ari umwuzukuru wa Kimonyo n'umubyeyi wundi uri hano. Ati dufitanye amateka maremare cyane n'iyo miryango umvuze. Anastase Kimonyo wagarutsweho na Perezida Paul Kagame ni se wa Rwigema, akaba umwe mu batutsi batotejwe baranafungwa, byaje no gutuma rero yimurira umuryango we mu gihugu cya Uganda. Perezida Kagame rero yakomeje avuga ko bitewe n'aya mateka imiryango ifitanye atewe ishema no kuba yarabashije gutaha ubukwe bwa Teta Gisa Rwigema. Yanamutumye kuri musaza nk'uko twabigarutseho. Nubwo ubukwe bwari bwahurije hamwe inshuti n'abagize umuryango wa Fred Rwigema, ntibwigeze bugaragaramo uyu muhungu we w'imfura. Kuba rero atarahagaragaye ni ibintu byanagarutswe na Perezida Paul Kagame, wasabye mushiki we umubyeyi we rero kumubwira ko akwiriye gutaha akaba mu gihugu se n'abandi baharaniye gutahukamo. Yagize ati Teta ndagutuma, ati ndi butume Janet umugore wa Rwigema ndetse ndi butume na nyogokuru. Ati hano ntabwo nabonye umuhungu wa Gisa, ati ngira ngo ntabwo yashoboye gutaha ubukwe. Ati mumbwirire ko yarakwiye kuba ari hano, atakwiye kuba ari mu gihugu se n'abandi twese twaharaniye kuba twarakibonye. Ati mumpere ubutumwa, ati sinshaka ko umuhungu wa Fred Gisa yaba hanze cyangwa se yaba impunzi. Yakomeje ashima Teta wakomeje kuba mu Rwanda akaba anashakiye umugabo
ariko ndashimira Teta ati abakobwa ati burya n'abagore ati n'intwari ati baraturuta kenshi ati we yagumye hano anahashakiye n'urugo ati yagenze hirya ariga arataha. Janet ntabwo nifuza ko umuhungu wa Gisa yaba hanze ati keretse ariko yabihisemo ati hari impamvu ariko akwiye kuba mu Rwanda cyangwa se akagira uburenganzira bwo kujya agenda akagaruka ntazashake ubuhungiro hanze. Amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Hanyuma rero ikindi Perezida Kagame yagaragaje nk'ikidakwiye ni ukuba uyu muhungu wa Rwigema yagera mu gihugu cy'abaturanyi ariko agasubiraho aba hanze y'umugabane wa Afurika atageze mu Rwanda. Nubwo Perezida Paul Kagame atigeze yerura ngo avuge aba baturanyi mu izina, byumvikanaga ko yagarukaga kuri Uganda. Perezida Kagame rero yakomeje avuga ko nta muntu ntawe mu muryango we cyangwa se uwa Rwigema yakwifuriza gusigwa icyasha n'aba baturanyi. Ati nta nubwo akwiriye kuza ngo agarukire mu baturanyi agasubirayo atageze mu Rwanda, ntabwo ari byo rwose. Ati ntabwo bikwiriye ngo aze agarukire mu baturanyi asubireyo. Ati ndabivugira ko mu baturanyi bivanze cyane mu mibereho yacu, ati mu gihugu cyacu no mu buzima bwacu kugeza uyu munsi. Ntabwo numva ko rero hakwiriye kugira uwo basiga ibara ati ribi muri twebwe. Ati cyane cyane simbyifuza haba umuryango wanjye ndetse no ku muryango wa Gisa. Aha icyasha Perezida Kagame yavugaga imigambi mibisha ubutegetsi bwa Uganda bwari bumaze iminsi bugaragaza ku Rwanda ndetse bugashaka ko kuyinjizamo bamwe mu banyarwanda barimo n'abagize uruhare mu kurubohora cyangwa se babaye mu nzego z'ubuyobozi zabwo zitandukanye. No kuri Rwigema mu bihe bitandukanye Uganda yagiye icura ibinyoma bigamije kuyobya ndetse no kugumura umuryango n'inshuti ze. Tariki ya 5 Nzeri 2021 ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti abayobozi bacu barihe. Muri iyi nkuru umwanditsi Philippe Matongo akomoza ku izina rya General Fred Rwigema. Matongo yavuze ko urupfu rwa Rwigema rwatewe n'umwe mu bayobozi b'ingabo bari bamwungirije, bivugwa ko yakuye intwaro ye mu mufuka ubundi akarasa Rwigema mu mutwe ari nabwo yitabaga Imana. Mu yandi magambo uyu mwanditsi akwirakwiza ibihuha kuko Rwigema yarashwe n'umwanzi bari bahanganye ku rugamba. Mu bihe bitandukanye kandi ubutegetsi bwa Uganda bwagiye bucura ibinyoma bitandukanye bigamije kugaragaza ko leta y'u Rwanda yatereranye umuryango wa Fred Rwigema kandi yaragize uruhare rukomeye cyane mu kubohora igihugu. Aya makuru asa n'ayanyomojwe na Janet Rwigema washimiye Perezida Kagame ngo kuko yagerageje kubaha hafi uko bishoboka. Mu ijambo rye Janet Rwigema agize ati ndagira ngo mumfashe gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu ku ruhare rukomeye cyane bagize mu muryango wacu. Aba bana bashoboye kwiga ntacyo babuze, ati mwarakoze ndabashimiye, ati bikuye ku mutima. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibi bikorwa bya politiki by'abaturanyi byageze naho bitandukanye imiryango. Ati ibibazo bimwe mvuga ati bimwe bitwara abantu hanze bitandukanye imiryango, ati nabyo biri muri iyo politiki. Ati nibo rero ati bagenda bagashuka abana bagashuka abantu bakuru bakabasezeranya ibyo bazagira, ati ndetse bakarenga bakabasezeranya ibyo bazagira hano. Ati ntibishoboka, ntabwo byakunda, nta wundi utari umunyarwanda wagena icyo u Rwanda rwaba, ati ntibishoboka. Perezida Paul Kagame yavuze ko yagiye agira igihe gihagije cyo kuganira na Eric Gisa Rwigema no kumuhanura anamusezeranya ko ntacyo azamuburana, ariko bikitambikwamo rero amagambo n'abaturanyi. Ati uriya musaza wawe akirangiza amashuri yisumbuye niciranye nawe kandi nanamugutumyeho, nizere ko yakumpereye ubutumwa. Ati ndetse nanamutuma no ku mubyeyi wundi yasigaranye. Ati twagiranye ikiganiro kinini cyane nkubaka umwana muto ukura ariwe na mushiki we. Ati nabasezeranyije ko ntacyo bamburana gishoboka ati ku muntu, ariko icyo gihe nyine ati hagena igihe hakazamo ibintu birebire birimo amatiku n'amagambo aturutse hanze. Ati rimwe na rimwe ibyo ndabyumva, ati nkasubira inyuma nkicerekera nkabyihorera. Perezida Kagame rero yavuze ko abantu bakwiye kwigira ku mateka y'ibyabaye mu gihugu, imiryango n'abantu bakirinda kuryana, ndetse anasezeranya uyu mukobwa Rwigema ko azakomeza kumuba hafi. Iri jambo Perezida Paul Kagame yavugiye muri ubu bukwe rifite byinshi rivuze ku mibanire hagati y'u Rwanda na Uganda kuri ubu imaze imyaka yararushijeho gutokorwa. Kenshi umukuru w'igihugu kandi akunze gufata umwanya akavuga ku birambuye ku ngingo zitanye isano no kwangirika k'uyu mubano. Yanavuze